irambwira ngo rero ngo niko igihugu cy'u Rwanda gihagurukiwe n'abamasirizi bavuye mu mahanga atandukanye, kuko amahanga yicaye arareba aratekereza atangira kuvuga ngo ariko abanyarwanda nta yindi mpamvu ihari ahubwo ni ukubera yuko bashobora kuba babana n'Imana yo mu ijuru. Bahagurukana imbaraga za gishitani, bahagurukana imbaraga za kidayimoni ngo baze kubuza igihugu umugisha. Imana yarambwiye ngo ku isi amalaboratwari akomeye yamaze gutegura igikorwa kibi cyo gukora igitsina gore. Iki gitsina gore kizaba kiri mu mugambi wa Satani. Iki gitsina gore kizakorwa kigamije gutesha agaciro umugambi w'Imana ku muntu. Icyo gihe Imana rero yanumye ku barokore abanyetorero, irambwira ngo abanyetorero bamenye kugendana n'impinduka z'ibihe, bamenye kugendana n'impinduka z'ibihe, kuko Imana yarambwiye ngo ibihe bizakomeza guhinduka bibi. Ariko irambwira ngo abakristo abarokore barusheho kumenya kugendana n'ibihe. Ibyo yabimbwiye iri funga ry'amadini n'amatorero ritarabaho, ariko nyuma ribaye, ngira ngo ryabaye nari mwarimu w'itorero na rero nyuma y'iri funga ubu nibwo mbashije kuba natambutse ubu butumwa. Ariko abarokore bihangane, be guhangayikishwa n'ibihe, ntago twakwiyahuzwa n'ibibazo. Impamvu zirahari zitandukanye. Muri covid leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose, baza n'ubupfukamunwa, murokora akavuga ati n'inkambara biraba ari icyaha bwira, kuko imbere naho hari ibindi bizaza bitandukanye n'ibyo uri kubona none. Yigeze imbwira ikintu kimwe kidasanzwe, irambwira ngo mu bihe bizaza ngo uwitwa umugabo witwa umurokore, iryo ni ijambo Imana yambwiye. Irangije nago nabonye uburyo bwo kuba nayibaza ibintu byinshi, kubera ko nari narabaye nk'uwacecetse, ibyo yanumye narabivuze, ahubwo icyo yazaga imbaza ko ari ukunyishyuza gusa. Neza wibaze icyo gihe kiramutse kibaye, Imana iza kumbwira irindi jambo rikomeye, aho byumvikane ko icyo gihe niba amategeko azaba byemera, niba ibihe ari wo mwanya bizaba bigezemo, Imana ibizi kurusha uko twebwe dushobora kubimenya. Ngo ningende mbwirize indaya. Imana imaze kumuba ubutumwa yambwiye aya magambo, numva arankomereye cyane. Umuntu wari uri mu muryango w'umumasirizi, irambwira ngo uriya mumasirizi icyo yabereye mu muryango, icyo yahagurukiye cyatumye acisha ziriya mbaraga. Abarokore be kwivovotera ifungwa ry'insengero, be kwivovotera ibihe turimo, kubera yuko hari igihe twari kuba mu bihe bitari ibingibi, kandi nabyo byagombaga kurushaho kuba bibi. Ariko kandi abarokore bagira amakenga, babe maso, mukomeze gusenga, kuko n'uyu munsi abo bamasirizi bashobora kwinjira mu itorero kandi bakabuza igihugu umugisha. Abarokore rero tube maso kandi dusenge, kuko dufite ibyiringiro ko iyabanye na Mose, kabana n'Abisiraheli, kabana na Eliya, natwe yongira cyari kumwe natwe. Imana ya Yes, turabasuje mwese mukuri TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Ni banyu mu gitondo, mugire igitondo cyiza, baheri gicamunsi mugire igicamunsi cyiza, baheri ijoro mugire ijoro ryiza. Turavuze ngo mwe mwese babakunzi b'umusaraba nimutera gatebe uyu munsi twumva ikimana dushaka kandi itugambiriyeho. Mu izina rya Yesu twifurije impagarike mu bugingo bwanyu, utari urwaye Imana igukize, wari urwaye Imana igukize, utarafite amahoro Imana yaguhe. Kandi duhaye ikaze bari mu majyepfo, mu majyaruguru, urasera bwaryo, irengero bwaryo, mu mujyi wa Kigali, Rwota Masimbi, mu ntara ya Gatandatu, tubahaye ikaze. Hanyuma turavuze ngo turakora subscribe, yikoresha like, comment, usangiza n'abandi, tuje tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana 5 kuri 5. Hanyuma kugira ngo uzatwereke rero inshuti yacu, nuko uzakora subscribe ukanasangiza abandi biganiro byacu. Uyu munsi tugiriwe mu gisha wo kubona umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana aje asize amavuta y'Imana, aje ari amavuta y'Imana, kandi aje Imana imutumye kugira ngo agezeho abatuye isi ubutumwa Imana yamuhaye.
ndatinze ndashaka kugira ngo nze kumwakira adusengere. Icyo ni icya mbere. Namara kudusengera ubwo aratangira atubwira amazina ye. Namara kutubwira amazina ye adusengere. Namara kudusengera atugezeho ubutumwa Imana yamuhaye, kugira ngo mubane natwe muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma njyewe turi kumwe nyine, ni njye ni wa wundi mukunzi wanyu mubana buri munsi isaha ku yindi. Hanyuma reka tumwakire atangire atubwira amazina ye, anadusengere, atugeze n'ubutumwa Imana yamuhaye. Murakoze cyane. Ni Munyankindi Hesironi nk'uko bisanzwe. Mureke dusenga Imana. Mana nziza, Mana ifite imbaraga n'ubutware, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Warakoze kubana n'ubwoko bwawe mu mpande zitandukanye, warakoze kutwitaho kuko twaritegereje dusanga iyo tutaza kwitabwaho nawe naga ababyeyi bagombaga kutwitaho nk'uko bikwiriye, cyangwa se rimwe na rimwe n'abatabafite nago bagombaga kubona babitaho. Ariko Mana warakoze kuko witaye kuri buri muntu wese, uhabwe icyubahiro. Rero bana natwe muri ubu butumwa waduhaye kugira ngo bugere ku Banyarwanda ndetse no ku batuye isi, kuko ari we wadutumye dufite ibyiringiro yuko aya magambo uwazageraho wese azongera kumusubizamo ibyiringiro. Kandi ubutumwa waduhaye kuvuga, Mwami Imana Data wa twese, tuzi neza yuko uzabusohoza amahoro. Ngaho rero bikorere kwiyubahisha, uyu mwanya turabuguhereje kugira ngo ubanemo natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Murakoze cyane abadukurikiye mwese muri uyu mwanya. Ubutumwa Imana yaduhaye ni bwinshi, ariko butangizwa n'iri jambo riboneka muri Yeremiya mu gice cya 18. Turahera umurongo wa mbere tugeze umurongo waho w'umunani. Imana yacu tugirire neza. Haravuga ngo, ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwab'inzu ya Isirayeli mwe. Igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho, bisenywe, birimbuke, ariko iryo shyanga navugaga niriva mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu rero itugirire neza. Imana imamagara ivugana nanjye, imbwira ibintu bitandukanye, inuma ku Banyarwanda, inuma ku batuye isi. Yamaye aya magambo aboneka muri Yeremiya muri iki gice cya 18 umurongo wa mbere kugeza uwa 8. Rero bivuze ngo ubu butumwa ntago ari ubw'Abanyarwanda gusa, ntago ari ubw'Abakongomani gusa, ahubwo ni ubw'umuntu wese utuye ku isi uzabasha kumva ubu butumwa. Imana yacu tugirire neza, yaba umuzungu yaba umwirabura, uwo ari we wese amenye neza yuko ijambo ritubwira ko turi ibibumbano by'Uwiteka mu biganza bye. Imana yacu tugirire neza. Rero Imana yaramamagaye ivugana nanjye amagambo menshi, inuma ubutumwa ndimo ndababwira bumaze imyaka 5 Imana ibumaye. Imyaka 4 ishize Imana yaraje irabunyishyuza, nyishyuza impamvu nabutambukije nk'uko yabuntumye.
rero kubera ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubushobozi, nkomeza kuyibwira ko nta bushobozi mfite, ariko si uko byari bihagaze gusa, ahubwo ni uko hari imbaraga zandwanyaga mu muryango zagombaga gutuma nazamuka ngo mbashe gutambutsa ubu butumwa nk'uko Imana yabumaye. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi inyemereye kubutambutsa. Ibi byose ndayishimye kuko biri mu mugambi wayo. Imana yacu ishimwe cyane. Imana rero yanumye ku barokore abanyetorero, irambwira ngo abanyetorero bamenye kugendana n'impinduka z'ibihe, bamenye kugendana n'impinduka z'ibihe, kuko Imana yarambwiye ngo ibihe bizakomeza guhinduka bibi. Ariko irambwira ngo abakristo, abarokore barusheho kumenya kugendana n'ibihe. Ibyo yabimbwiye iri funga ry'amadini n'amatorero ritarabaho, ariko nyuma ribaye, ngira ngo ryabaye nari mwarimu w'itorero na ry'itorero ishuri ry'Inyarutovu mu itorero Presbyterienne. Nyuma rero nyuma y'iri funga ubu nibwo mbashije kuba natambutse ubu butumwa. Ariko abarokore bihangane, be guhangayikishwa n'ibihe. Ibyo twasengeye nibikemuke, nagaruka Imana byayinaniye, nta nubwo ari uko itabishoboye, ahubwo nuko ariko yashatse ko biba. Imana yacu rero itugirire neza, ntago twakwiyahuzwa n'ibibazo. Impamvu zirahari zitandukanye. Muri Covid leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose, baza n'ubupfukamunwa, murokora akavuga ati n'inkambara biraba ari icyaha. Ariko uyu munsi wumva iki ijambo ry'Imana rikubwira, kuko imbere naho hari ibindi bizaza bitandukanye n'ibyo uri kubona none. Imana yacu itugirire neza. Yigeze imbwira ikintu kimwe kidasanzwe, irambwira ngo mu bihe bizaza ngo uwitwa umugabo witwa umurokore ngo azaba atunze abagore 3, uwo nguwo n'uzaba ari umurokore. Iryo ni ijambo Imana yambwiye. Irangije nago nabonye uburyo bwo kuba nayibaza ibintu byinshi, kubera ko nari narabaye nk'uwacecetse, ibyo yanumye narabivuze, ahubwo icyo yazaga imbaza ko ari ukunyishyuza gusa. Imana yacu rero itugirire neza. Wibaze icyo gihe kiramutse kibaye, Imana iza kumbwira irindi jambo rikomeye. Ariko ubwo nyiraho byumvikane ko icyo gihe niba amategeko azaba byemera, niba ibihe ari wo mwanya bizaba bigezemo, Imana ibizi kurusha uko twebwe dushobora kubimenya. Imana yacu itugirire neza. Rero Imana imbwira ikintu gikomeye, irambwira ngo ningende mbwirize indaya. Imana imaze kumuha ubutumwa, yambwiye aya magambo numva arankomereye cyane, kuko yanyeretse umuntu wari uri mu muryango w'umumasirizi. Irambwira ngo uriya mumasirizi icyo yabereye mu muryango, icyo yahagurukiye cyatumye acisha ziriya mbaraga, ni ukugira ngo utazigera ugira ikintu ugeraho, ni ukugira ngo ibyo uzakora byose bizakubane zero, ni ukugira ngo utazatera intambwe ngo winjire mu mugambi wanjye nk'uko nawe uguteguriye. Ibyo byose Imana iraza irabimbwira. Imaze kubimbwira, irambwira ngo uriya mumasirizi wanyu wo mu muryango wamubonye. Ndayibwira ni namubonye. Irambwira ngo rero ngo niko igihugu cy'u Rwanda gihagurukiwe n'abamasirizi bavuye mu mahanga atandukanye, kuko amahanga yicaye arareba aratekereza, atangira kuvuga ngo ariko abanyarwanda, ngo ariko abanyarwanda nta yindi mpamvu ihari, ahubwo ni ukubera yuko bashobora kuba babana n'Imana yo mu ijuru. Bahagurukana imbaraga za gishitani, bahagurukana imbaraga za kidayimoni ngo baze kubuza igihugu umugisha. Ariko ibyo bintu Imana yabimbwiye mbere y'imyaka 5. Rero abarokore be kwivovotera ifungwa ry'insengero, be kwivovotera ibihe turimo, kubera yuko hari igihe twari kuba mu bihe bitari ibingibi, kandi nabyo byagombaga kurushaho kuba bibi. Ariko kandi abarokore bagira amakenga, babe maso, mukomeze gusenga, kuko n'uyu munsi abo bamasirizi bashobora kwinjira mu itorero kandi bakabuza igihugu umugisha. Abarokore rero tube maso kandi dusenge, kuko dufite ibyiringiro ko iyabanye na Mose, kabana n'Abisiraheli, kabana na Eliya, natwe iyo ngira cyari kumwe natwe. Imana yacu. Kindi kintu Imana yambwiye gikomeye ku isi, Imana yarambwiye ngo
muri iyo myaka itambutse 5 Imana yarambwiye ngo ku isi amalaboratwari akomeye yamaze gutegura igikorwa kibi cyo gukora igitsina gore. Iki gitsina gore kizaba kiri mu mugambi wa Satani. Iki gitsina gore kizakorwa kigamije gutesha agaciro umugambi w'Imana ku muntu. Icyo gihe umugabo azaba agize akaga gakomeye, umugore nawe azaba agize akaga gakomeye, ariko abagore bazagira akaga gakomeye kurusha k'abagabo. Imana rero nibwo yanumaga ku ndaya, irambwira ngo ningende mbwiriza indaya zive mu buraya, abigurisha bave mu kwigurisha, cyane yuko uwo murimo mukora, uwo murimo bakora atari umurimo Imana yari yabateguriye gukuramo indamu cyangwa ibyo kurya. Umuntu wese Imana yari ifite icyo yamuteguriye gukora, ntabwo uwo murimo ari uw'Imana yateguriye abo bantu. Imana rero irambwira ngo ningende mbabwirize bave mu buraya, ngo kuko ibyo barimo barakora bigiye guhomba, ahubwo icyo kintu nikimara gukorwa aricyo kizaba kiri guhabwa agaciro ku isi. Imana yacu rero itugirire neza, kandi Imana yacu idufashe. Imana irambwira ngo umugabo uzabasha guhura n'icyo kintu cyakozwe n'iyo laboratwari, cyangwa se cyakozwe n'ubwo bwenge bw'abantu bifashishije imbaraga za gishitani, Imana irambwira ngo umugabo uzabonana nacyo ntago azongera kugira ibitekerezo byo kumenya umugore usanzwe nk'uko tubana mu buzima busanzwe. Icyo kintu Imana irakimbwira, ni ukuvuga ngo uzajya ahura nacyo azajya yumva ibyo gutekereza umuntu birangiye, nuko abantu babe mu kaga kameze gutyo. Urumva abagore bazaba bafite akaga, kandi n'abagabo bazaba bafite akaga. Ahubwo nanjye ninjijwemo n'ibigeragezo, ninjizwamo n'intambara zikomeye. Imana yahoraga inyishyuza, nanjye nkayereka ibibazo. Ndibuka ubwo yamamagaraga ikantuma, nari mfite ubukene bukomeye, nari meze nabi, ariko ndayibwira ngo niba ari yivuganye nanjye ni makazi. Ibyo ni nk'ibimenyetso nayisabaga. Irangije imakazi, mba umufundi, ndubaka, ndabaza, ibyo ngibyo ndabikora, ndamenyekana muri byo ko ndi umufundi. Ariko Imana irambwira ngo muri ayo mafaranga uzakorera nayo uzabika, nta butunzi uzayabonamo, ahubwo izi nyatsi ziri mu muryango zizajya ziyatwara, uzajya uhomba ibintu bireba. Ariko Imana irambwira ngo uzihangane, ibyo uzahomba byose nzabikugarurira, ariko uzinjire mu mugambi wanjye usohoza icyo nagutumye. Niyo mpamvu rero uyu munsi sohoje ubu butumwa nk'uko Imana yabumaye, kandi n'ibindi byose izakomeza kuntuma nzakomeza kubivuga. Yahoraga imbwira ngo nimaguruke njye guhanga, njye muri studio nkora indirimbo, nkareba inzira nzabinyuzamo nkazibura, ariko nza gufata igihe ndasenga. Ubwo Imana yari binyishuje ku nshuro ya kabiri. Nshuro ya mbere yaramamagaye iranyishyuza, irambwira iti cyatumye udasoza amagambo navuganye nawe, icyatumye udasoza ibyo nakubwiye ni iki? Ndayibwira ngo rwose nahuye n'ubukene, mura n'ibibazo byinshi bituma nabasha gusingira umugambi wawe, ariko nkomeza gusenga. Irambwira ngo rero ugiye kugwa kuri uyu musozi w'Inyarutovu, kandi nta bugingo nzaguha, nta bugingo uzawuboneraho. Ndayiyenda ndayibwira ngo Mana mbabarira, ntago nagusuzuguye, ntago nanze kuvuga ibyo wantumye, ahubwo n'ubukene ni imbaraga nke nagize, mbabarira ne gupfa ngo mbure ubugingo. Nukuri nzasohoza icyo wantumye. Cyo gihe nangira umurimo ukomeye wo gushaka ubushobozi, ngira ngo ngurisha umurima, ariko kubera zanyatsi na ya madeni bari baraneje, amafaranga arangira nta kintu na kimwe nkoze, nta kintu na kimwe mbashije gukora. Rero icyanyijije mu murimo w'ubuhanzi, gusa Imana yajyaga insura ikama amakuru, kambwira ngo dore impamvu ibyawe biziritse, dore impamvu ibyawe bifunze, dore uriya muntu uri mu muryango wigira umuhanzi uza mu rusengero akaririmba, aba ari kuguterekera kugira ngo ibyawe bitazazamuka, kugira ngo impano zawe zifunge. Ariko ndabwira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga n'abatuye isi yose ko mu gusenga harimo igisubizo. Imana yarambwiraga ngo ibyo akora byose uzamwihorera, uzaceceke, ikambwira ngo ngewe nziyizira kandi nzasohoza umugambi wanjye. Imana rero ihabwa icyubahiro, kuko uyu munsi nshoboje kubasha kuvuga aya magambo no gusohoza ubu butumwa. Ubundi ngira ngo mu kiganiro cyatangiye
nakomeje kuvuga ko ikinzanye ari ugusohoza icyo Imana yanumye, ubundi nanjye icyo nyisaba ikazama iherezo ryiza, ikazasezerera umugaragu wayo njyewe Munyankindi Hesironi, ikazansezerera amahoro. Impfu yandinze ni nyinshi, ibintu yanyujijemo ni byinshi bikomeye, nzakomeza kubibabwira mu mavugabutumwa nzakora. Ibi bintu mvuze hari amaparuwase nagiye ngeramo navuzemo ubutumwa, ariko ntago nigeze mbivuga kuko umurongo wo kubivugiraho wari uyu nguyu, kugira ngo isi yose, abatuye igihugu cy'u Rwanda, abanyamahanga babimenye. Imana yongera kuma ubutumwa bw'abantu bo muri Kenya, aho Imana izamfashiriza guhagarika ibirenge byanjye ku butaka bwabo, nzababwira icyo bakwiriye kongeramo. Imana yarambwiye ngo bafite agakiza, ariko hari ikintu bakwiriye kongeramo. Imana inuma mu gihugu cya Isiraheli, mu butumwa bwaho, ariko kugerayo naho byakomera bikananira, nzabiririmba, ubutumwa bwabo nzaburirimba, mwohereze mu ndirimbo, kandi nzi neza yuko indirimbo zikwira isi yose, naho batakumva ururimi ariko ntihaburamo n'abarwumva. Imana yacu tugirire neza. Ubutumwa rero nari mfite n'ubu ngubu, ariko kandi n'ibindi byose Imana izakomeza kuvugana nanjye, byaba iby'igihugu, byaba iby'isi yose, nzakomeza kubishyira ku mugaragaro nk'uko yabinumye, kandi ndayishimiye kuko ibashije kumpagarika muri uyu mwanya, ikanshoboza kuvuga aya magambo, kuko nagiye mbitekereza nkumva nk'umwana w'umuntu nta nzira bizanyuramo, ariko ishimwe kuko impaye umurongo n'inzira wo kubikora. Ihabwe icyubahiro, mureke dushimira Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ifite imbaraga n'ubutware, Imana y'inyacyubahiro, turagushimiye cyane kuko imbaraga zawe ntago zisanzwe. Iyo uvuze ku gihugu, icyo uvuze uragisohoza. Iyo uvuze ku banyarwanda, icyo uvuze uragikora. Kandi turagushimira cyane ineza yawe twabonye mu bihe bitandukanye. Turagushimira imbaraga zawe zidasanzwe twagiye tubona zikora imirimo n'ibitangaza. Nyakubahwa Imana Data wa twese, wabanye na Eliya, natwe twagiye tugera mu bigeragezo tukageraho twihebye, isi tukumva tuyiriho nk'abatayiriho. Wanambukije impfu zirenga iminsi irenga 1,200,000. Ibyo ngibyo byose iyo mbitekereje nkabibara, nsanga warakomeje kunyongeza iminsi kugira ngo ahari nazakugenda midene. Ndagushimiye rero kuko uyu munsi unyemereye kugira ngo mbashe kuvugana n'abatuye isi, kugira ngo mbashe kuvugana n'abanyarwanda muri rusange. Mwami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho komeza ushyigikira umugaragu wawe, kineye gusohoza ibyo wambwiye, ni ukugira ngo umugaragu wawe uzansezerere amahoro, kandi nzagende nta deni nkurimo, kandi nawe uzangirire neza, umagararire ku bugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.